Muraho neza nanone n'ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr Gasangwa Patrick, nkaba ndi umuganga. Aka kanya tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi, by'umwihariko ndagezaho video yihariye ifite agaciro gakomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi video wowe wese uyikurikiye irakureba, waba umubyeyi utwite, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umusaza, waba umugabo, iyi video irakureba. Tugiye kureba rero hamwe ku bintu bitanu wakora buri gitondo bikagabanya ibyago byo kurwara kanseri. Abaganga benshi rero buriya barabisobanura. Ngino rero ukurikire ino video ishingiye ku bushakashatsi. Nkwibutsa gukora subscription kuri YouTube channel yacu Dr Gasangwa Patrick niba utarabikora, ariko sangiza n'abandi ino video. Abaruzi ko se ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu buvuzi bwerekana ko imyitwarire yo mu gitondo ifite uruhare runini cyane mu kurinda cyangwa se guteza imbere indwara nka za kanseri. Rero niba uri umubyeyi, umugabo cyangwa se umusore ushaka kubaho igihe kirekire, iyi video ni yawe. Ariko ntibagiye kwisangiza abandi kuko nabo ubumenyi barabukeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ikintu rero cya mbere ugomba gukora nimba ushaka kugira ubuzima bwiza ndetse ukirinda kurwara kanseri, ni ukunywa amazi akonje cyangwa se ashyushye mu gitondo. Uko bikorwa: fata igikombe kimwe cy'amazi mbere yo kuba warya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Icyiza ni ugukoresha amazi ashyushye cyangwa se afite ubushyuhe buke, tubyita amazi y'akazuyazi. Ibi wabisoma kuri National Library of Medicine. Kunywa amazi mu gitondo bifasha igogora, bikongera n'imikorere y'impyiko kandi bigatuma umubiri usohora imyanda itera kanseri vuba. Nk'uko ubushakashatsi bigaragaza, umubiri wacu ukoresha amazi kugira ngo usohore ibinyabutabire byangiza ADN n'uturemangingo. Ibi rero bigira uruhare mu gutera kanseri. Igihe utangiye umunsi unyweye amazi, uba uri gufasha umubiri wawe gutangira neza urugamba rwo kwirinda indwara zikomeye. Icya kabiri ukwiye gukora buri gitondo ni ukurya imbuto n'imboga mu gitondo. Ese urabikora? Simbizi, uratwandikira muri comment. Ingero z'imbuto ushobora gufata ni avoka, watermelon, pome, karoti, za beterave na za epinari mu gitondo. Wabisoma bino byavuye kuri World Cancer Research Fund. Nuvuga ngo imbuto n'imboga zifite antioxidants zirinda uturemangingo kwangirika no kwihindura, bikabuza kanseri gufata umubiri wawe. Iyo buri utangiye umunsi wawe urya imbuto nka pome cyangwa se karoti, uba urimo kwibakira urukuta rukomeye imbere muri wowe, nka siporo y'umubiri w'uturemangingo. Rero ni ingenzi bino kubikoresha kuko bizakurinda kuba wagira kanseri. Ikintu cya gatatu tugomba gukora buri gitondo ni ugukora siporo yoroshye. Ese wowe ujya ukora siporo mu gitondo ubyutse mbere yo kugira ikindi ukora cyangwa ujya mu kazi cyangwa mu mirimo yawe isanzwe buri munsi? Uratwandikira muri comment. Ingero za siporo ukora ni kugenda neza nk'iminota 20, yoga, kunama ndetse no guhumeka neza. Scientific reference ni American Cancer Society yasohotse muri 2021. Bavuga ko siporo igabanya stress, igakomeza ubudahangarwa bw'umubiri kandi igafasha umubiri gusohora radicals zishobora gutera kanseri cyangwa se bya bindi bishobora gutuma habaho kanseri mu mubiri wawe. Rero kuba ufite iminota 20 yo kugenda mu gitondo iruta amasaha 5 yo kwicara uri mu kazi, kuko bino ni ukudakoresha umubiri wawe. Siporo ni umuti uhoraho utishyurwa kandi udafite ingaruka mbi ku buzima. Rero ukora siporo. Nkwibutsa kureba ino video kugera irangiye ndetse na ads zinyuramo ni byiza kuzira kuko biradufasha. Ikindi sangiza abandi video, ariko ukore na subscribe nimba utarabikora. Ikintu cya kabiri ugomba gukora buri gitondo ni ukwirinda ibiribwa bifite isukari nyinshi n'amavuta menshi mu gitondo. Ibiribwa bibi twavuga ni ibinyamasukari menshi, ibinyobwa bisembuye n'amavuta atetse cyane. Kwa kundi amavuta yatetswe inshuro nyinshi. Scientific reference ni kuri International Journal of Cancer 2019. Isukari nyinshi ngo mu gitondo ishobora kongera insulin, bityo bikongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, y'igifu cyangwa iya prostate. Buri abantu benshi batangira umunsi banywa fanta cyangwa se za biscuit ebyiri, ariko bataramenya ibibi byabyo. Baba bari kwica ubudahangarwa bw'umubiri wabo gahoro gahoro. Shyira imbere imbuto no gushyira imbere ibyubaka umubiri ariko bitangiza. Ikireo cyiteho. Icyanyuma cya gatanu ni ugusoma, gusenga cyangwa se kwitekerezaho. Ibi ukwiye kubikora mu gitondo. Gusoma amagambo yubaka mu gitondo ni ingenzi. Gusenga cyangwa se gutekereza ko byiza bifasha umubiri kugabanya cortisol.
Cortisol ni umusemburo wa stress. Scientific reference ni Harvard Medical School 2021. Bavuga ngo gukora meditation mu gitondo bigabanya stress, bigakomeza ubudahangarwa bw'umubiri kandi bikarinda kanseri. Hari igihe ibintu byose utabihindura, ariko ushobora guhindura uko umunsi wawe utangira. Iyo utangiye umunsi wawe usenga cyangwa se witekerezaho, uba uha umubiri wawe amahoro n'imbaraga. Ibi rero mujye mubyubahiriza. Dugerageze guhuza ibi byose rero. Tangira umunsi wawe unywa amazi mu gitondo, urye imbuto n'imboga, kora siporo yoroheje, irinde ibiribwa bibi birimo amasukari menshi, ikindi ujye usoma, usenge cyangwa se utekereze. Ibi byose rero ntibigusaba amafaranga menshi, ahubwo bisaba guhindura uburyo utekereza. Tangira rero uyu munsi, kandi mu mezi make uzaba utandukanye n'uko wari uri mbere yaho. Ariko ubanza bigira umuco, bitazaba igitutu cya muganga. Ukwiye kubigira umuco wawe. Murakoze rero cyane kuba mwarebye ino video, mukande share, subscribe na like ndetse na comment. Bye bye. Muraho neza nanone nikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Nkaba ndi umuganga. Aka kanya tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi, by'umwihariko ndagezaho video yihariye ifite agaciro gakomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi video wowe wese uyikurikiye irakureba, waba umubyeyi utwite, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umusaza, waba umugabo, iyi video irakureba. Tugiye kureba rero hamwe ku bintu 5 wakora buri gitondo bikagabanya ibyago byo